ikindi kintu wenda mukwiriye kumenya kuri iyi project kugira ngo mwemere ko iyi project iri powerful kandi ari project izajya iboneka rimwe mu kinyejana. Iyi ni project itazabezinga cyangwa itazashingira ku cyo bita pre-sales. Ngira ngo murazi ko hari pre-sale ya IFO na pre-sale ya IDO. Yes guys, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Vumbura TV. Nkuko bisanzwe ibiganiro byacu byibanda kuri cryptocurrency, by'umwihariko mining platform nka Pi network ndetse na core mining. Guys, uyu munsi rero tugarutse kugira ngo tugire ibyo dusesengurira hamwe cyangwa kugira ngo tugire ibyo tubereka kandi ntekereza ko ari ingenzi. Niyo mpamvu mba mfashe uyu mwanya nkakora iyi short video cyangwa iyi screen recorder kugira ngo mbashe gufasha abo bose badasobanukiwe. Uyu munsi rero ushobora kwibaza uti ni ihe point tugiye kuvugaho. Uyu munsi tugiye kwibanda kuri point ya white paper, new white paper. Iyo white paper tugiye kuvugaho ntabwo ari nshyashya ariko niko yitwa. Hashobora kuba harimo utuntu twinshi mudasobanukiwe. Stay tuned, nizere ko muraza gukurikira gatanu kuri gatanu kuva video itangiye kugera irangiye. Guys, nimba rero ukeneye kubona cyangwa kugera ahari white paper iyi ngiyi tugiye gusobanura, ikintu cya mbere ukora no kunyura kuri hariya hejuru cyangwa kuri turiya tudomo dutatu, then ukaza gukanda hano handitse mainnet, right? Then ukamanuka hasi, scroll down ahahera, ukaza kugera kuri white paper tugiye gukoraho discussion, warangiza ukayifungura. Guys, iyi niyo white paper tugiye kwibandaho. Ndajya mbabwiramo point z'ingenzi kuko ibintu ni byinshi, ntago twabirangiza, ntago twavuga ikintu ku kindi ngo tuzabirangize. Ndavugamo ibintu biri very important. Kuvuga ngo vision ya Pi network ni iyi ngiyi. Vision ya Pi network irigaragaza. Alright, usomye hano munsi ya Pi supply baravuga ko Pi network vision is to build a world most inclusive P2P economy. Ni vision yabo. No kuvuga ngo tugenekereje kubisobanura kugira ngo nabumva ikinyarwanda babyumve. No kuvuga ngo vision cyangwa icyo Pi network yifuza kugeraho no kubaka system izajya ifasha abantu kugurana coin cyangwa kugurana ibicuruzwa, goods and service, hanyuma ibyo byose bigakorwa hifashishijwe iyi coin ya Pi network. Bibutsa ko iyi coin ya Pi network iri decentralize, niyo mpamvu uburyo bwa P2P buzakunda. Jewe nimba mfite Pi imwe, wowe ukaba ufite imodoka, ndaguha Pi umpe imodoka. Nta wundi muntu dukeneye. We don't need bank. Ntabwo dukeneye kuvidrawinga amafaranga kuri bank kugira ngo dukore iyo activities hagati yanjye nawe. Pi irahari, niyo mpamvu bari kubaka iyi system iza poweringa ubu buryo bwo guhanahana cyangwa ko exchanginga Pi with other something to should be service. Nyine ishobora kuba service cyangwa ikaba product ya So uburyo bwa P2P rero buri mu cyo bita white paper. Ikindi kintu numva twarebaho hano ni ikintu kijyanye na utilities. No kuvuga ngo utilities creation nacyo ni ikintu dusanga muri white paper kandi akaba ari ikintu bigaragara ko cyatangiye gukorwa kandi kizazana good effect, ingaruka nziza ku ba pioneers ndetse n'abandi bantu bose bazizera ndetse bagakoresha umushinga wa Pi network. What is the meaning of Pi utilities cyangwa utility creation? No kuvuga ngo nimba waramininze Pi zawe ukaba uzifite zikabaga kanye zidafite agaciro, igihe kizagera zigira agaciro. Ese nizigira agaciro uzazaplika he, uzazikoresha hehe? Aho ngaho uzazikoresha rero niho bari kugucreatingira ubu ngubu. Remember that ko muri period turi mu cyo bita Pi hackathon turimo no gushakisha ama project yubakwa. Twebwe twamara kubona Pi zagize value tukazajya ku exchanginga, tukabona aho dukoresha za Pi tuzaplika.
Yes, that is utility creation. Ibi nabyo biri muri white paper ivuguruye cyangwa white paper nshyashya ya Pi network. Yes guys, ikindi kintu kigaragara muri iyi white paper ni ikintu cyitwa scarcity. Alright, ngira ngo ni ikintu cyitwa scarcity ndetse na security of blockchain. No kuvuga ngo muri iyi generation turimo the scarcity is very important. No kuvuga ngo scarcity ni speed of transaction. Ngo no kwihutisha transaction vuba ibaye hagati ya system cyangwa kuba abantu bakwiyongera, abantu baramutse biyongereye muri system ku buryo system ishobora kwikwedura, ndetse scarcity yayo bwa buryo yakoragamo n'ubundi hakiriho abantu bakeya, akaba ariko ikomeza gukora. Ibyo nibyo bita scarcity. No kuvuga ngo niyo mpamvu nyine iyi P yitwa cyangwa iri web gatatu revolution, ni revolution ya web 3. That is why nuko nyine iri scarce. Hanyuma security, ibijyanye na security murabizi neza ko hano naho kuri no blockchain ya Pi network bizaba bimeze neza, kubera ko twagiye tubona the way of uburyo bwo gusecuriza ama account yacu binyuze mu cyo bita security circle, ndetse hari n'andi ma process menshi azagenda yadoptingwa cyangwa yadingwamo ajyanye na security. Ikindi kintu wenda mukwiriye kumenya kuri iyi project kugira ngo mwemere ko iyi project iri powerful kandi ari project izajya iboneka rimwe mu kinyejana, iyi ni project itazabezinga cyangwa itazashingira ku cyo bita presales. Ngira ngo murazi ko hari presale ya IFO na presale ya IDO. Ikigaragaza ko uyu mushinga uri powerful no kuvuga ngo token cyangwa coin izashyirwa ku isoko, igenerwe agaciro. Maybe bishobora kudependinga kuri demand na supply, ariko weho nko mu miner we coin, nothing you have to spend. Nta kintu uzaspendinga, nta kintu ukwiriye gutakaza mbere yuko coin igira value, right? Niyo mpamvu mbabwira ngo iyi coin iri very powerful ku bantu bayikerensa. Nababwira ngo mukomeze mu mining, ni cyo nababwira. Coin iri powerful kuruta uko mubitekereza. Yes guys, ikindi kintu kigaragara muri iyi white paper nuko Pi network ifite indi ntego cyangwa indi ntumbero yo kuzamura nibura abantu bayimayininga cyangwa abantu bayiflowinga nibura kuva kuri miliyoni 35 kuzamuka kugera kuri miliyoni 100. Nibyo nitumara kugira population cyangwa nihamara kugerwaho population ingana gutya, no kuvuga ngo the value of Pi network izaba iri hejuru cyane. That is why nyine uzasanga nimba Pi yaratangiye ku gaciro ko hasi, I don't know, ntabwo mbiza izatangirira kuko numva benshi bavuga ngo ni 300, ariko nge ntaho mbibona muri white paper. So uko abantu biyongera, uko transactions ziyongera, niko ibintu bijyanye na demand and supply nabyo bichanginga after time to another. Nubwo nimba twe nk'aba old miner dutangiye ku mininga Pi bakayalanchinga wenda iri ku madolari 100 cyangwa 10, I don't know, simbizi, ni my idea. Abantu nibazamuka bakagera kuri miliyoni 100 bose babezinze kuri project ya Pi network, no kuvuga ngo igiciro cya Pi network kizaba cyari kubye inshuro nyinshi cyane. Kubera iki? Ntekereza ko demand na supply bizaba byaragiye birutanwa. Ngira ngo murazi neza ko iyo demand yabaye nini, nuvuga ngo umubare w'abagura kurusha abagurisha, uw'abagura wabaye munini kurusha uw'abagurisha, icyo gihe coin yawe irarisinga in value. Nanone iyo supply yabaye nini kuruta demand, nuvuga ngo umubare w'abagurisha wazamutse hejuru cyane, ibyo ngibyo nanone byafekta agaciro kuba kazamuka kakamanuka. So ntekereza kuko abantu bazajya bagenda biyongera, bazaza muri project baje kugura za coin twa minings. So natwe kuzigurisha rero bikazajya bitugora cyane, kubera ko mwagiye mubona ibintu by'ama lockup, mwagiye mubona n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. So ibyo byose bishobora kuza affect value ya Pi network
tukaba twabona agaciro twifuza, ariko bishobora kuzafata igihe, I don't know. Yes guys, no kuvuga ngo ikindi kintu kigaragara muri iyi white paper nuko buri muntu wese kugira ngo iriya ntego ya miliyoni 100 z'abantu bamayininga Pi cyangwa z'abantu bakoresha coin ya Pi network, iyo ntego izagerwaho nuko mining bagomba kuyishyira, cyangwa nkuko twabibonye mining bayishyize ku rwego buri wese ashobora kuyaccessingaho. Buri wese ufite smartphone, bitagendeye kuri version ya smartphone afite, yaba nto cyangwa iri hejuru, abakoresha ama iPhones na za Linux, abakoresha computer, ngo buri cyiciro buri muntu wese ashobora kumininga. Niyo mpamvu izi miliyoni 100 z'aba users muri Pi network zishobora kuzagerwaho. Ngira ngo nkuko twagiye tubibona cyangwa nkuko bari kuvuga hano muri white paper, murabizi neza ko kumininga Bitcoin byari ibintu bigoranye cyane, byasabaga ko ufite skills, ko ufite capital. So no kuvuga ngo kumininga iyi coin ya Pi ntabwo bisaba kuba ufite capital. Lack of capital, waba nta capital ufite ushobora kumininga. Lack of knowledge, waba nta bumenyi ufite kuri cryptocurrency, it is very simple to mine this token. Waba nta technology hamba ufite, nta ma computer, nta iki byose, nawe you are allowed to mine this coin. Ngira ngo aya mahirwe ntabwo mukwiriye kuyakerensa muvuga ngo Pi network yaratinze. Reka baba creating icyo bita Pi utilities kugira ngo muzabone aho mwaplika cyangwa mukoresha izo Pi zanyu, ubundi ibindi ndazi neza ko muzabibona. Guys, iyi ni white paper ndi gusoma, ibyo ndi kubasobanurira ni tumwe mu point tw'ingenzi tugaragara muri white paper ya Pi network, kandi ntekereza ko nk'umuntu usobanutse, umuntu wabonye imwe mu mishinga yabaye successful, ubwo ndi kuvuga nka Kowa, iyo yari bezinze ku kintu bita EVM, Post and Power, ngo iyo kombinaga power of work ndetse proof of work ndetse na power of stake. Iyo yabaye successful, yagiye ku isoko. Ntekereza ko ababonye amafaranga barayabonye. Ntekereza ko iyi coin ya Pi network iri powerful, kurikije uburyo igenda yubakwa umunsi ku munsi, iri powerful kurusha iriya coin yindi twabonye ya Kowa bashyize ku isoko. Guys, nimba uri gukinisha iyi coin, you are not serious about what you are doing. So reka dukomeze rero tugire izindi point tubabwira zigaragara muri iyi white paper. Okay, hanyuma ikindi kintu ngira ngo turebeho nyuma yo gusoma ibindi bintu byinshi cyane, ni ikintu kijyanye na maximum supply cyangwa coin za supplyingwa muri uyu mushinga wa Pi network. Muri mushinga wa Pi network haza supplyingwa nibura coin zingana na billion 100. Billion 100 nizo coin zigomba gusupplyingwa muri uyu mushinga wa Pi network. Okay guys, ikindi kintu twamenya muri iyi white paper kiri very important nuko muri miliyoni 100 none muri billion 100 zigomba gusupplyingwa, nuko pioneers bagomba guhabwa 80% bya billion 100 zizaba za supplyingzwe, hanyuma Pi core team nayo igasigarana 20% yo gukoresha muri bya bikorwa byo gukomeza kubaka umushinga ukomeye ndetse udahangarwa. Yes guys, hari ibintu nigeze mvuga wenda mushobora kuba mutumvise neza, ngira ngo dusubiremo. No kuvuga ngo Pi network ntabwo izigera yaroketinga ibyitwa ICO, no kuvuga ngo ntabwo izigera ikora icyo bita pre-sale nimba cyangwa ibyitwa crowd funding. Yes, ntabwo ibyo bizigira bibaho. Pi network abantu bazayibona for free, bazayibona nta kintu bacaginzwe. Umuntu wese uzakubwira ko Pi network iri pre-sold ahariho hose uzahite umenya ko arimo arakubeshya. Yes guys, hanyuma ikindi kintu dushobora kubabwira, nababwiye ngo coin umupioneer ashobora kuzagiraho access ni 80% bya billion 100 zizatangwa, ubwo ni billion 80. Hanyuma rero uburyo izo coin zagenda zibonekamo,
65% bya za coin 80%. Ubwo turabibona hasi uburyo distribution yazo izakorwa. Izi ngizi zizatangwa binyuze kuri iyi address. Ngo iyi address niyo izajya ikoherereza rewards cyangwa mining zawe wabonye. Hanyuma 10% muri ya 80% izashyirwa mu cyo bita reserve supporting, aho izagenda yifashishwa mu kubaka no kuvugurura iyi systeme ya Pi network. Guys, hanyuma 5 yindi ngo turaza kureba iyo 5 ngo izaminingwa n'aba pioneer gute. 5 yindi isigaye izatangwa kuri iyi address. Ku address ni yingi izatangirwaho 5 yindi izava mu cyo bita liquidity pool. Liquidity pool ubwo kubagiye bareba ama video yacu twagiye tuyivugaho liquidity pool. Ubwo nimba ukeneye link yo kumenya icyo bita liquidity pool, uratwandikira kuri WhatsApp tuguhe link hanyuma ubashe gusobanukirwa liquidity pool. Hanyuma tumanutse hano hasi nkuko nari ndimo ndabibabwira, 65% nizi ngizi na ndimo mvuga tuzabona, ariko tukazibona nk'ikubitiro. Nuvuga ngo 20% nizo turi kumininga akakanya ni pre-mainnet. Nuvuga ngo ni zino pi bari kuduha zitari cyase ziri kubaho bari kuduha mbere ya mainnet. Right guys? Hanyuma 45% ni pi rewards cyangwa ni pi tuzamayininga nyuma ya mainnet. Nongera kwibutsa abantu ko nyuma ya mainnet mining izakomeza, kuko pi irifuza kuzuza nibura aba pioneer miliyoni 100 bamayininga iyi coin. Hanyuma ya 5% nababwiraga tuzabona kuri address nababwiye ni iyi ngiyi izaboneka mu cyo bita liquidity pool. Hanyuma 10% ikazajya mu cyo bita muri fondation cyangwa ikabazaba reserved, ikazaba reserve yo kuzajya yifashishwa muri community events, muri building ecosystem n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Yes guys, ikindi nababwira nuko iyi mining cyangwa iyi 45 billion of P tuzahabwa nyuma ya mainnet ntabwo zizakomeza kugendera kuri formule twari turimo tugenderaho tumininga muri kino gihe cya pre-mainnet cyangwa muri kino gihe tutari twinjira muri mainnet. Rero basasana mechanism nshyashya cyangwa uburyo bushyashya bwo kumininga token nyuma ya mainnet. Yes, ikindi kintu nahisemo kubabwiraho cyangwa kuvugaho kuko nabonaga kiri very important muri iyi roadmap, no kuvuga ngo nkuko bisanzwe ikintu cyitwa node, kugira ngo cryptocurrency cyangwa coin yitwe cryptocurrency cyangwa coin yitwe decentralization, nuko ibifite icyo bita node. Node ni umutima wa crypto cyangwa wa token ishingiye ku cyo bita decentralization, aho kugira ngo pi ihitemo gukoresha uburyo bubezinze kuri central institutions cyangwa ku bigo runaka, bahisemo gukora system ibezinze ku cyo bita decentralization. Uvuga ngo ibezingiye ku mu pioneer cyangwa ibezingiye ku ba pioneer, ku bantu ba mininga iyi coin. Yes, ngira ngo murabizi uburyo bwo kumininga nodes no gushyira systeme muri computer yawe, nabyo tuzabivuga. Ugomba kuba ufite computer of course, birumvikana ntabwo kuri telefone byakunda, then ukaraninga iyo application. Ubwo ndakeka application yo kuraninga node barayitanze, tuzareba uburyo bayikorera configurations. So hanyuma node no gushyira systeme nyine muri computer, hanyuma ukajya validating ama transaction ari kuba, ndetse ukana processing ama block. Nicyo ngicyo ni ibintu biba biri kwikora nta hantu kanda, ni ibintu by'ibi transaction biba bigenda byizamura mu mashini, nibyo gusa nta kindi. Icyo bigusaba no kuba ufite computer no kuba ufite internet, nibyo ngibyo gusa. Kandi ibi ngibi nabyo bitanga rewards, ibi bitanga rewards runaka zitari nkeya, nkuko tuzagenda tubibona mu biganiro byacu bizagenda bivuka bitewe na update zajya ziba zihari. Ubwo nidutangira node mining testnet already yaratangiye, ariko nidutangira mainnet tuzayishyiramo murebe. Iyo igusaba ko ufite internet
no kuba ufite computer, nta kindi. Yes guys, ikindi kintu nasanze mukwiriye kumenya kuri uno mushinga wa Pi Network, ari nacyo kintu abantu benshi bari kugenda batavugaho rumwe. Simbizi neza nimba amezi 6 yari yatangira kuva igihe batubwiriye ko KYC dushobora gutangira kuyikora, ariko ngendeye kuri white paper bavuga ko KYC izamara nibura period y'amezi 6. no kuvuga ngo ku muntu uzaba atarapasinze KYC muri icyo gihe cy'amezi 6 bazaba baratanze pize ntago azazibona kuri mainnet. Yes, hano bakomeza bavuga ko bishoboka ko bashobora guhindura amategeko ya KYC basetinze, akaba yakongerwa kugira ngo bitewe na issue izagenda igaragara muri uyu mushinga, kugeza buri mupioneer wese uri eligibility cyangwa wemerewe kuba yakora KYC ayikoze akayipasinga. Ubwo abantu batazapasinga KYC ntabwo bazigera babona P coins zabo kuri mainnet. Okay guys, kuri KYC ni byinshi twari kubabwiraho, ariko kubera ko video iri kugenda iba ndende cyane, reka KYC tuze nk'abayi tarutseho gato, hanyuma ibindi bintu bahize muri iyi white paper ngomba kubabwiraho ko byagenda kose ni ibintu bijyanye n'icyo twakwirinda. Turi muri periode bita enclosed mainnet. Hari firewall zituma tudashobora gukora ama exchange ku zindi platform cyangwa ku zindi trading platform nka za Binance, za OKX n'izindi nyinshi. So rero kubera ko turi muri enclosed mainnet, hari ibyo umupioneer wamaze gukora KYC yemerewe, hari ibyo umupioneer wamaze gukora KYC atemerewe. Guys, pay attention to this something. Ikintu cya mbere wemerewe no kuba wakwe-exchanginga P zawe into goods and service. Yes, binyuze muri Pi app. No kuvuga ngo wemerewe kuba wajya kugurira ikintu kuri Pi Chain Mall, ukishyura P bakaguha inyanya, ukishyura P bakaguha umuceri, ukishyura P bakaguha other something. Those things are allowed. Ibyo biremewe. Yes, wemerewe gukora transfer hagati ya mugenzi wawe cyangwa hagati yawe na mugenzi wawe, mwese muri abapioneer babiri kandi mwese mwarakoze KYC. Nimba nge ndi pioneer nawe uri pioneer, nge mfite goods cyangwa service nshaka kuguha, ukampa P, ibyo ngibyo biremewe. Ibyo biremewe cyane rwose, ariko ngewe nawe twarapasinze KYC. Alright, ibyo biremewe. Hanyuma tukagira n'ibindi bintu biri prohibited cyangwa ibintu bitemewe. Exchanginga P muri fiat money, mu mafaranga asanzwe dukoresha mu bihugu by'iwacu, ntabwo byemewe. Exchanginga P uzishyira mu ma cryptocurrency yandi haza Bitcoin, Ethereum, Dojo n'izindi nyinshi, ntabwo byemewe. Gutransfera P uziha undi muntu runaka, hari promesse mwagiranye cyangwa hari amafaranga yaguhaye avuga ko bwo hari ibintu mwumvikanya idono, nabyo ntabwo byemewe. Ibyo byose rero ni precaution cyane, ibintu ugomba kwitondera nk'umuntu w'umupioneer umayininga iyi coin, kandi wizera ko iyi coin ishobora kuzagira ikintu imuhereza cyangwa utekereza ko iyi coin izamuhindurira ubuzima. Guys, ibyo rero bigomba gukorwa kandi ugomba kubyubahiriza. Yes guys, ikindi kintu twavugaho muri iyi white paper ni ikintu kijyanye na KYC. KYC turi muri periode ya KYC. Ikindi kandi twamaze kwinjira muri periode ya enclosed mainnet. Izi periode zose tuzibereyemo icyarimwe. Izi periode zishobora kumara nibura nkurikije uko mbona ibintu, ibyo ngiye kuvuga ntibiri muri no white paper, zishobora kumara nibura hagati y'umwaka n'igice n'imyaka 2, nkurikije uburyo akazi karimo gakorwamo. Guys, izi periode mugomba kuzihanganira pioneers. Nimba KYC itari kugeraho uyu munsi,
menya ko ariko hari abo iri kugeraho kandi umenye ko nawe izakugeraho. Icyo ugomba gukora ni ugukora mining, nta gucika intege. Guys, aya mafaranga muzayabona ariko azaba avuye kure, niko nabyita, nimvuye kure money. So nyuma rero yuko KYC ipasinzwe neza, nibwo icyitwa firewall zizaba zifunze cyangwa zifunze iyi enclosed mainnet turimo zizakurwaho. Nizimara gukurwaho ubwo abapioneer bazatangira gukora bimwe twabonye haruguru batari bemerewe. Yes, kuba bakwe exchanging P into fiat money, kuba bakwe exchanging P binyuze ku ma exchanges, kuba bakora future promise n'abandi bantu bakabahereza amafaranga bakazabaha P. Ibyo byose bizaba byemewe muri period. Guys, ikintu ntigeze mbona muri iyi white paper ni ikintu kijyanye na value. Biriya bintu mwise GCV ngewe ntabwo mbyemera kuko sinabibonye muri white paper. Nta global consensus value nigeze mbona hano. Guys, ikintu cya value mukiteho. Ngiye mbona network ishobora kuzaza idependinze ku cyo bita demand and supply nkuko izindi coin zitangira, ariko nkurikije popularity y'iyi coin ikazazamuka mu gaciro ku buryo buteye ubwoba. Guys, stay tuned. Nimba utarakora subscribe, ushobora gukanda kuri subscribe ndetse ugakana no kunzogera kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5.